igitondo cyiza bene data, kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza, bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa gatanu z'ukwa kabiri mwaka wa 2025, kuwa gatatu iragira iti ntugahare gakondo yawe cyangwa se ntukareke gakondo yawe. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbane iyi ndirimbo ya 60 mu ndirimbo z'agakiza igira iti birakomeye gusobanukirwa. Niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
yazaga mu isi cyangwa se Yesu akagaruka aje guhindura ababiriye azaba ahagaze haleluya zamubona umusuke ubwo Yesu azagaruka haleluya zamubona umusuke ubwo Yesu azagaruka. Haleluya haleluya Yesu nagaruka nzabona mubona kandi umunani wanjye urateganyijwe mu gihugu cyo mu ijuru. Imana yacu ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abami ba mbere igice 21 duhere ku murongo wa mbere tugeze kuri 16. Haravuga ngo Ahabu anyaga Naboti uruzabibu rwe. Kandi hariho umugabo witwaga Naboti w'Iyezereli yari afite uruzabibu Iyezereli hafi y'ibwami kwa Ahabu mwami w'i Samariya. Ahabu abwira Naboti ati mpa uruzabibu rwawe kugira ngo nduhire igihambo cy'imboga kuko ari hafi y'urugo rwanjye. Zaguhe urundi ruzabibu ruruta ubwiza cyangwa washaka naguha ibiguzi byarwo kw'ifeza. Naboti abwira Ahabu ati biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Maze Ahabu ataha afite agahinda n'uburakari ubwo ijambo Naboti w'Iyezereli yamubwiye ngo sinaguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Nuko aryama ku gisasiro cye yerekeye ivure yanga kugira icyo afungura. Hanyuma umugore we Yezereli araza aramubaza ati niki kiguteye agahinda kikakubabaza kurya? Nawe aramusubiza ati nuko navuganye na Naboti w'Iyezereli nkamubwira nti mpa uruzabibu rwawe urugure ifeza cyangwa washaka naguha urundi cyimbo cyarwo. Nawe akansubiza ati sinaguha uruzabibu rwanjye. Umugore we Yezereli aramubwira ati dorere ntutegeke ubwami bwa Isirayeli, nuka ufungure ushire agahinda nijye uzaguha urwo ruzabibu rwa Naboti w'Iyezereli. Aherako yandika inzandiko mu izina rya Ahabu azifatanisha ikimenyetso cye, azohereza abatware n'imfura bo mu murwa we n'abaturanyi ba Naboti. Yandika muri izo nzandiko ngo nimutegeke abantu biyizi ubusa maze mushyire Naboti imbere yabo, imbere ye muhashyire abagabo babiri b'ibigoryi bamushinje bati watutse Imana n'umwami. Nuko muhereko mumujyane mujye kumutera amabuye. Nuko abatware bo mu murwa n'ab'imfura b'abanyarurembo babigenza uko Yezebeli yabatumyeho nk'uko yanditse muri izo nzandiko yabohereje. Bategeka abantu kuyiza ubusa, bashyira Naboti imbere yabo. Maze abagabo babiri b'ibigoryi barinjira bamwicira imbere. Abo bagabo b'ibigoryi bashinja Naboti bari imbere y'abantu bati Naboti yatutse Imana n'umwami. Uwo mwanya baramusumira bamuvana mu murwa bamutera amabuye arapfa. Baherako batuma kuri Yezereli ko Naboti bamuteye amabuye bakamwica. Yezebeli yumvise ko Naboti bamuteye amabuye agapfa, abwira Ahabu ati haguruka wende rwa ruzabibu Naboti w'Iyezereli yangaga ko mugura ntakiriho. Ahabu yumvise ko Naboti yapfuye arahaguruka aramanuka ajya muri urwo ruzabibu rwa Naboti w'Iyezereli kuruzungura. Imana idufashe kandi itugirire neza. Iyo umuntu wese ageze kuri iyi si aba afite inkomoko ye, aho yavukiye, aho ibisekuruza byavukiye,
biba bihafite imitungo itandukanye irimo ubutaka, amazu, amafaranga, amatungo magufi n'amaremare. Iyo bitabye Imana, izungura riba uruhererekane. Iyo abazungura bose bemewe n'amategeko bose bapfuye, hakabura uwo kuzungura gakondo cyangwa se imitungo y'abanyakwigendera, icyo gihe byitwa ko iyo mitungo iba itakifite ba nyirayo, bityo ikazungurwa na leta cyangwa se ubuyobozi bw'igihugu. Ariko nta wundi muntu wera wirabura wabasha kwitwaza ububasha afite ngo yihe gakondo y'umuntu, nubwo yaba ari umutegetsi. Kandi niyo bibayeho bisaba ko atanga ingurane, nk'uko Ahabu nawe yashakaga kubikora atabyemererwa n'amategeko. Ahabu yashatse kwitwaza icyo ari cyo nk'umwami wa Isirayeli, ntiyanyurwa n'imitungo we afite n'amazu afite n'ubutaka bwe yari afite, ahubwo ashaka no gufata kuri gakondo ya Naboti arirwo ruzabibu. Uyu arangije aramusubiza ati, biragatsindwa n'Uwiteka kuguha gakondo y'abasogokuruza banjye. Nuko biramubabaza kugeza ubwo yamwishe, hanyuma yihesha ku ngufu uruzabibu rwe, nta n'ingurane amuhaye. Ariko nubwo yihesheje imitungo, byaje kurangira Imana ibimuhoye. Natwe niko bimeze. Satani aba ashaka kuduha ingurane, aba ashaka kudusaba ko ibyo dutunze, agakiza dufite, twakagurana ibyaha. Bene data, gakondo yacu ni mu ijuru. Iteka Satani ahora aduhigira, akubita agatoki ku kandi, ashaka ko tuzayitubuza gakondo yacu, ashaka kuzatuguranira ijuru na Gehinomu. Ariko tugomba kumukura inzira ku murima ko twamaze gukizwa kandi ko tutazasubira inyuma. Nawe rero uhige ko utazigera usubira inyuma. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uduha imbaraga zo kutemera kuguranirwa na Satani, utakira ingurane za Satani. Mwami Yesu, ahubwo tunyurwe n'agakiza kandi dukomeze kugakorera. Ijambo ry'Imana nidufashe kandi tugire neza. Ni mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so muri Yesu Kristo nk'uko bisanzwe, Bishop Apollinaire Gakombe, shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ibane namwe mwese mbifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza kandi mwaye muronke. Shalom shalom, ndabakunda.